Ikaze. Nitwa Kamanzi Axel, maze imyaka hafi 20 ndi umunyamakuru hano kuri YouTube. Nahisemo kuba umufasha myumvire wawe kugira ngo tuganire ibintu bitandukanye bigufasha kurushaho kugira ubuzima buzira umuze. Amakuru ukura hano kuri Gahinga Harmony nagufasha kugira ngo ugire impinduka ukora mu buzima bwawe urusheho kugira ubuzima buzira umuze. Ariko nko namaze kukubwira njyewe ndi umunyamakuru, mbere yo kuyashyira mu bikorwa urabanza ukavugana na muganga wemewe na leta akakubwira akurikije uko ubuzima bwawe asanzwe abuzi niba wemerewe kugira icyo ukora. Uribuka yuko mu nkingi z'ingenzi zigize ubuzima buzira umuze harimo kunyeganyega. Akenshi tuvuze kunyeganyega abantu bumva siporo, ariko si byo gusa kuko no kunyeganyeza umubiri bisanzwe, uturimo tw'amaboko, kugenda n'amaguru nabyo birafasha cyane ko bituma umubiri ukora neza, bigatuma ya liquide lymphatique itembera neza mu mubiri, ya ruhurura y'umubiri ituma umubiri wisukura ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi mu kiganiro tugiye kurebera hamwe siporo yo guterura ibiremereye izwi nka musculation mu rurimi rw'igifaransa. Akenshi iyo umuntu avuze ngo agiye gutangira gukora siporo, usibye nyine ibyo namaze kuvuga byo kunyeganyeza umubiri bisanzwe, none ugiye gukora siporo nyirizina, akenshi abantu bakunze kujya muri gym cyangwa se gutangira kujya biruka, agafata umwanya akagenda akiruka akajya ahantu kure, ni byiza, agatangira koga. Ariko hari siporo abantu badakunze kwitabira cyane cyane abagore, kandi ari ingenzi banayikeneye. Iyo siporo natwe cyo kuvugaho uyu munsi yo guterura ibiremereye. Nk'umugore ntabwo ukwiye gutinya siporo yo guterura ibiremereye, ahubwo uranayikeneye cyane niba ufite imyaka irenze 35, kuko iyo ugize imyaka 35 uba utangiye kugera umubiri wawe utangiye kwitegura gucura, ibyo bita premenopause mu rurimi rw'igifaransa. Icyo gihe hari ibintu byinshi umubiri wawe wakoraga uba utagikora, hari n'ibyo ubona utagikeneye ugasa nk'ubikuyeho. Abagore benshi iyo babwiye gukora musculation bibatera ubwoba kubera ko batekereza yuko byagenewe gusa abagabo. Hari n'abantu njyana bavuga ngo nka gym ngewe nkoreramo ifite ibice bibiri, ifite ahantu ho gukorera ibintu bya cardio, ikagira n'ahantu ho gukorera ibintu bya musculation. None hari abantu bajya bavuga ngo ni kuri gym ngo uransanga ngo hahandi ngo bakorera siporo y'abagabo. Hari igihe babivuga mpicaye nkavuga ni what? Okay, hari abantu benshi rero bumva yuko ibintu byo guterura ibintu biremereye ari iby'abagabo, kubera yuko mu muco wacu umugore mwiza n'umugore worohereye. Ariko guterura cyangwa se kukuza imikaya nk'umugore humura ntabwo bizahita bituma umera nk'umugabo. Buriya bari abagore ubona bameze bumagaye nk'abagabo kuriya, hari ibintu byinshi biba byarabasabye, aba yarakoze imyitozo myinshi cyane ko benshi baba babikora nk'umwuga. Hari n'imiti banywa kugira ngo ibintu bigende kuri, kubera ko buri abagabo impamvu baba bafite imikaya naturellement cyangwa se yakora gato akayigira, nuko nyine iyi misemburo y'umubiri wabo ariko iteye. Twebwe imisemburo yacu ntabwo imeze nk'iyabo. Niyo mpamvu mbere yuko ntangira no kubwira ibyiza byayo ndaguhumurije, humura ntabwo uzamera nk'abagabo pe. Ese njye ubona ameze nk'abagabo? Reka tube seriye. Nk'umugore ukwiye kwitabira gukora siporo yo guterura ibintu biremereye, kubera yuko urabikeneye kugira ngo ugumane masozi zawe, kuko iyo ugize imyaka 35 umubiri wawe uri kwitegura kujya mu gihe cyo gucura muri premenopause. Hari ibintu byinshi ureka, harimo kugabanya imisemburo imwe n'imwe, harimo kugabanya imikaya yawe muscles. Ubwo rero kugira ngo ibyo bihinduke nuko utangira gukora musculation n'umubiri ukabona yuko izo maso urazikeneye, ntuzikureho cyangwa se ngo uzigabanye. Ikindi musculation iri bugufashe, igufasha no guhangana n'ikibazo cyo mu magufa abagore bakunze guhura nacyo bageze mu myaka yigiye imbere, mu mavi n'ahandi, cyangwa se akaba ari n'indwara ikomeye ya osteoporose ifata amagufa. Yuko se musculation hakiri kare cyangwa se aho uboneye iyi video umenya aya makuru, niyo waba waramaze kugera muri ya myaka yigiye hejuru ugatangira gukora musculation nk'umugore, biragufasha cyane kugira ngo uhangane n'icyo kibazo cy'indwara zifata mu magufa. Ikindi kintu kiza cya musculation nuko igufasha no mu bantu bari mu bintu byo kugabanya ibiro cyangwa se kuringaniza ibiro, kubera yuko uko maso zawe ziyongera niko umubiri wawe ukoresha kalori nyinshi, kandi tuzi yuko kugira ngo umuntu ate ibiro ari kalori umubiri ukoresha iyo ziri hejuru ya kalori winjije. Icyo gihe rero ufite muscles zihagije cyangwa se imikaya ihagije, ikigero cya kalori ukoresha ku munsi kiriyongera, bityo ukaba ushobora no kongera ikigero cya kalori ufata ugata ibiro kandi utiyicishije inzara. Ikindi kiza cyo gukora musculation nuko igufasha no mu kumanaginga stress, kubera yuko imikaya mu buryo ikozwemo iyo ufite nyine imikaya ihagije, hari imisemburo ivubuka neza
imwe muri yo igufasha gutuma wumva ugize ibyishimo cyangwa se wumva uruhutse, bikagufasha kugabanya stress, kandi twese tuzi ububi bwa stress. Muri make nk'umugore ntabwo ukwiye kunyura iruhande rw'amahirwe ari mu gukora musculation kubera ko gusa ufite ubwoba bw'uko nuterura ibintu biremereye uzaba umeze nk'umugabo. Ngiye kukwereka zimwe mu ngero z'amasiporo ushobora gukora kugira ngo ubashe nyine gutangira urwo rugendo gukora musculation. Ni urugero ngiye kuguha. Ushobora gushaka umukoce muri gym aho ukorera akakwereka ibyo wakora, ushobora no kubyishakira nawe kuri internet, biba bihari ari byinshi, ariko nagira ngo nk'umuntu nyine turi kumwe hano kuri Gahinga Harmony nkwereke nguhe sample y'imyitozo ushobora gukora none ugakora musculation kandi nawe ukabona wa musaruro bitakugoye. Icy'ingenzi ugomba kwibuka yuko mu gihe gukora imyitozo ya musculation ari byiza guhumeka nk'uko bikwiye aho gufunga umwuka, kubera yuko akenshi umuntu atera ibintu biremereye hari igihe ashyiramo imbaraga yangiza agafunga umwuka, icyo gihe uba byishe byose. Ukwiye gukoresha uko ushoboye ku buryo uko byaba biremeye kose ibyo waba uri guterura byose ubikora ariko urimo no guhumeka neza kugira ngo umusaruro ubashe kukugeraho neza. Kugira ngo ubashe kubona umusaruro wa musculation neza nuko utayihoraho buri munsi. Batugira inama yo kugira umunsi wo kuruhuka kugira ngo ya mikaya yawe ibone uko yisubiranya ibintu bigende neza. Niba rero utangiye gukora musculation cyangwa se niba waratangiye no kuyikora, ujye wibuka kugira igihe cyo kuruhuka. Hari abantu bakora siporo inshuro 5 mu cyumweru ugasanga nyine iminsi yo kuruhuka ibaye mikeya, ariko uburyo bwiza bwo kubikora nuko niba ukora iminsi 5, ubwo umunsi wa mbere niba wakoze imikaya y'igice cyo hepfo, umunsi wa kabiri ukora imikaya y'igice cyo hejuru, kugira ngo wa munsi wa kabiri wakoze imikaya y'igice cyo hejuru y'igice cyo hepfo iruhuke, kubera ko ukora iminsi myinshi mu cyumweru. Ariko niba wenda ugiye gutangira ugiye gukora nk'iminsi 3, ubwo uzayikora umunsi umwe undi uruhuke, imikaya iruhuke, wongere ukora umunsi umwe undi uruhuke, gutyo gutyo. Reka nguhe sample y'ibyo ushobora gukora umunsi umwe ugiye muri gym. Wahera kuri goblet squat, ni gutya zikorwa. Ariko mbere ya byose nyine urabanza kwishyushya ko ntago wakwinjira ngo uhite uhera kuri ibi ngibi. Urabanza kwishyushya byibura nk'iminota hagati y'5 n'10, hanyuma wamara gushyuha noneho wahera kuri goblet squat ugaterura ikiremere kingana n'ubushobozi ufite. Ushobora gufata ibiro 12, 20 bitewe. Hanyuma noneho ubundi babikora mu maset. Noneho ugakora ni reverse lunge, ni gutya ikorwa. Nene ngiye kugira ngo bikora mu maset. Donc ufata exercice imwe ukayikora inshuro 10 cyangwa se 12, noneho ugakora n'indi, hanyuma warangiza ukongera ukabisubiramo inshuro 3, cyangwa se ugahitamo kujya ukora exercice imwe inshuro 10 zangira ugafata akaruhuko gatoya, ukongera ugakora izindi inshuro 10 zangira ukongera ugafata akaruhuko gatoya, gutyo kugeza ugeze set 3 cyangwa enye bitewe nuko byateguwe. Noneho iyi ni reverse lunge igufasha gukoresha iriya mikaya urimo kubona ku gishushanyo. Hanyuma hari iyi ngiyi Romanian deadlift. Iyi ngiyi igufasha nayo gukora imikaya y'igice cyo hepfo, cyane cyane amabuno ndetse n'amatako. Biba bisaba kuyikora neza ariko kugira ngo ubashe kubona umusaruro usa nk'umuntu uri gufungisha urugi ikibuno iyo urimo kuyikora. Uyu munsi nakuye muri challenge ya She-Shape. Ingi akaba ari community y'abanyarwandakazi bakora siporo ya musculation, bakorera i Kigali ariko na online. Bafite challenge y'ukwezi iganisha ku munsi wa launch yabo officially. Ushaka kubiyungaho wanyura kuri Instagram page yabo, hari details zitandukanye ugasobanukirwa n'iyo challenge, ndetse nawe ukajya muri iyo community ya She-Shape. Iyobowe n'abagore 2 baba coach babisobanukiwe cyane, bagufasha kugira ngo utangire gukora musculation. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Muri iki kiganiro narimo nkubwira ko nk'umugore udakwiye gutinya guterura ibiremereye cyangwa se gukora siporo ya musculation, kuko ni siporo y'ingenzi cyane, by'umwihariko niba uri umugore urengeje imyaka 35, kuko igufasha gutuma umubiri wawe utarekura imikaya yose ngo igende. Ikindi bigufasha guhangana n'igabanuka ry'imisemburo umubiri ujyamo iyo utangiye kwitegura gucura. Ikindi kandi bigufasha kwitegura cyangwa se kwirinda indwara zifata amagufa iyo umugore ageze mu myaka yigiye hejuru, harimo indwara mbi ya osteoporose. Ikindi nakubwiye yuko musculation inagufasha no mu bijyanye no kuringaniza ibiro, kubera yuko uko muscles zawe ziyongera niko na metabolisme de base yawe yiyongera, bityo amakalori umubiri wawe utwika akiyongera, noneho ukabasha guta ibiro utiyicishije inzara cyangwa se udakoze deficit calorique iri hasi cyane. Ikindi
nakubwiye yuko gukora musculation biringaniza n'imisemburo y'ibyishimo ndetse n'akanyamuneza, bityo ikabigufasha mu gutuma mu kumanaginga stress by'umwihariko. Hanyuma rero ikindi kintu twabonye muri iki kiganiro nuko naguhaye sample, nakweretse ingero za siporo ushobora gukora nk'umugore utangiye gukora musculation umaze gusobanukirwa neza n'akamaro ka musculation. Ikindi nakubwiye yuko kugira ngo musculation igire umusaruro ari uko wibuka no kugira igihe cyo kuruhuka, ukagira igihe cyo gukora musculation ukagira n'igihe cyo kuruhuka. Hanyuma ikindi ukwiye kuzirikana no kunoza imirire, kubera yuko musculation ijyana n'indyo iboneye n'indyo yuzuye kugira ngo ubashe kubona umusaruro w'ibyo waharaniye. Ntukwiye kwibagirwa rero kurya proteine ihagije kugira ngo umubiri wawe uze kubona aho uhera wubaka izindi muscles cyangwa se wubaka usana ibyangiritse mu gihe wari urimo gukora musculation. Niba wakunze ikiganiro kanda like, niba turi kumwe ukaba utarakanda subscribe ndagusabye kanda subscribe. Hanyuma niba ibyo tuganira wumva ari ingenzi, turagusaba kugira ngo duhe ibitekerezo ku byo twanoza, ku bindi biganiro twazakoraho mu bihe biri imbere. Urakoze cyane.